z'ukwezi kwa gatanu twagarutse na ya gahunda yacu isanzwe ku munsi w'ejo no kwaka muratwihanganira ntabwo twabashije kuba tubahereza video kubera impamvu nyinshi twari dufite kabisa n'akandi kazi kenshi cyane, ariko nagaruko tuba twabibagiwe tuba tubazirikana. Aniyo mpamvu n'uyu munsi tuba tuvuga tuti abavandimwe bacu reka tugire gutya tubatemo, ariko mpora mbibabwira buri munsi nkakubwira ngo si ngombwa gucikanwa n'amahirwe yo gukora shwadiro cyangwa se ipari ngo nuko hano kuri YouTube tutakoze, kuko dufite groupe ya VIP ibamo amapari ameze neza cyane. Uraza ukatubaza icyo bisaba kugira ujyemo, nuko tugurira agakofi rwose kadahenze cyane kudufaranga dukeya cyane, hanyuma wamara kubyuzuza tugahita dukubita link ukinjira muri groupe ugatangira kujya wibonera ipari ziba zizewe. Ku munsi w'ejo uyu ni umuvandimwe yinjiye ku munsi w'ejo, yajoininze ku munsi w'ejo, akoze yasanga imwe mu mapari twatanze yatangiye, tuhita tumuhereza indi prediction twari dusigaranye, tuhita tuyitanga muri groupe. Birumvikana tubakubita corner 10 za Arsenal ku munota 28. Umuvandimwe yari yishimye cyane, dore ngiyo message yiwe mbibabwira, ntabwo iyi message na yanditse ntabwo nayaditinze, urabibona neza ko ku munsi w'ejo nyine nibwo namuhaye link. Mukubita link kabisa, arinjira arangati magemo. Ubwo game nahise nyishyira muri groupe ku munota 28 yaratangiye kumbwira ngo what is win. Ati mu gice cya mbere kweri anje ntindamuseka cyane, ngira twe niko twibera umutipa ati oh my god I'm happy. Nawe rero joininga groupe y'abantu bishimye mu by'ukuri baba banejejwe n'ubuzima babayemo kabisa, uze ukorera amafaranga mu by'ukuri ibintu bigende neza cyane. Imvura yagwitagwa, nababwiye ko tuba dufite ipari buri munsi, ntituzigera duhagarara. Hano kuri YouTube amavideo agiye kugabanuka muri ino end of season, aho ama season zigiye kubihagaze bakajya mu karuhuko ka sama, ariko iyi mikino yo ntijibura. Narabibabwiye imikino kugera ku itariki ya mbere hari igikombe cya Champions League finale, kugera ku itariki y'8 igikombe cy'isi cy'amaklub kiratangira. Ubu noneho cyabaye amakipe menshi 32. Ye baba we, amakipe amanuka za Real zimanuka. Nabonye ngo bashaka no kugobyora ukuntu batumiramo Barcelona. Igikombe cy'isi kiraba kiryoshye. Rero we rero niba wifuza nawe kujya ubumwe mu bakorera amafaranga cyane muri ibi bihe, nyine hari imikino ni kurusho cyane, ngwino utujoininge bro. Ni 0794478632 niyo nimero ushobora kuza kuba watwandikaho. Nirinze kuvuga cyane cyangwa se nirinze kukomoza ku byabereye i Bugesera, ndimo ndabategurira report nini cyane ijyanye n'umwanzuro ugiye gufatwa. Warubise ko Rayon Sport izasubira mu mukino bagera ku minota 57. Iby'iwacu baba bafite uburyo babigoreka bakabigoreka mpaka bigenza uko babishaka kabisa. Ibibazo gusa ni ibibazo. Ibyo bigibyo muraza kubikurikirana idonido 5 kuri 5. Twabateguriye kandi indi gahunda yiswe Wisdom of Life, ubwenge bw'ubuzima. Tuzajya tubana muri iyo segima buri munsi byibuze nka 3 mu cyumweru, tuganirire kabisa, tugusomera ibitabo bigiye bitandukanye, tukubwira ibyo abanyabwenge bagiye batandukanye bagiye bavuga, byadufasha natwe tukubakiraho, tukareba ko twagira amahame, tukaba abagabo bafite amahame. Uyu munsi nasomye kirero mu gitabo cyanjye, barambwira ati umugabo watawe n'umugore, umugabo watandukanye n'umugore. Wa mugabo we menya ko ndibanda ku bagabo, kuko abagabo ni mwe mbaraga, abagabo bari imitima y'urugo, ariko ni mwe mbaraga z'urugo. Ikinjira mu rugo kiba kigomba kuba giturutse mu byuya no gutekereza cyane k'umugabo. So ni mwe mba nshaka ko mugira mentality zo ku rwego rwo hejuru, mukomera cyane, mukaba abantu b'abagabo. So watabona umugore cyangwa wasizwe n'umugore, ndabyumva birababaje, ariko ntago igisubizo ari ukwirukanga ngo usohokere mu bandi bagore, wite wirukanyira mu bandi bagore ako kanya. Oya, iyo ufite ikibazo wa mugabo wewe unyumva, uba ukeneye umwanya wawe bwite, wowe bwite uba wikeneye cyane. Apana kujya kwihora ngo ugiye kure undi mukobwa cyangwa se undi mugore ngo wenda ni mwiza kurusha umugore wawe, ngo wenda niki. Ukeneye umwanya wawe wenyine wawe, wicari wawe mu cyumba cyawe, uhangane n'ikibazo ufite kikubabaza. Niba ngombwa nushaka kurirurire, ariko ndimo ndavuga in the moment uri mu cyumba cyawe. Ariko nubu usohotse muri yanzu yawe, usohoke mufite mentality yo kuvuga ngo mbe ibirenze uko nsanzwe meze, kuko umugore agusiga kubera ko agiye ahandi, abona ibyiza birenze ibyo wamuhaga. Koresha ushoboye rero, n'undi wese wazana kano kanya
igihe kizagira wenda nawe agende. Rero we wikenereye igihe cyawe, witekereza ubwawe, wiha intego ubwawe, uvuga ati ngiye kuba umugabo abantu bishimira w'izina ryanjye kandi w'amahame yanjye. Jewe nagarutse rero, reka nikomereze muri gahunda zanziduye. Ibyo ngibyo nababwiye ko tugiye gutegura content cyangwa se segma yabyo tuzajya dukora byibuze 3 mu cyumweru kabisa, tugakora nk'ikiganiro cy'iminota 20 dusoma ibitabo, twumva ama interview y'ubwenge, ibintu maze bikagenda neza 5 kuri 5. Nimunyemerere nzamuke rero mere mu gihugu cya Algeria muri championnat yabo bayita Ligue 1. Uramva nyine iki gihugu nacyo kiri mu bihugu byakolonijwe n'abafaransa, niyo mpamvu champion nyine yitwa Ligue 1 kabisa. Charles iraza kwakira equipe ya Belouizdad. Icyo wamenya ku rutonde rwa championnat hano muri Algeria, naho ibintu birakomeye cyane bakina imikino igera kuri 30 mu mikino 24 bamaze gukina. MC Alger imaze kuba iyobora n'amanota 46, hanyuma JS Kabylie nayo ifite amanota 46, hanyuma Belouizdad ifite amanota 48 mu mikino 25. Birumvikana ko gutsinda uyu munsi kwabo biraza kubahereza amahirwe yo guhita bagira amanota 47 kabisa, bayobora urutonde rwa championnat. Bigaragara yuko bagiye bakora neza cyane kabisa. Kubijyanye na statistique rero, kuri uyu mukino bagiye gukina kano kanya, match iheruka yabatsinze ibitego 2-0, uretse ko mu mwaka wa 2024 mu kwa gatandatu ikipe yari yabahangaye batsinda 1-0, ubusa ku busa n'ubundi birangira ari zo rezita byibuze zo mu mikino 4 yaherukaga. Belouizdad rero irihanganiye igikombe cya championnat, nkubwiye ko nsinzi yayo uyu munsi ari ukuza kwishara ku mwanya wa mbere. Aza kugusaba kuyigura gutsinda umukino cyangwa se kubunganya. Tuzamuke n'indi match ya kabiri muri Algeria, n'ubundi nabwo ni saa 12. MC Alger uyu munsi wa none niyo yicaye ku mwanya wa mbere. Byo kuri A1 imaze gukina y'imikino mike cyane ko ikwanze kwikina imikino 24, so ni umwanya mwiza wo kugira ngo batsinde kano gakipe kitwa Etoile Sportif de Setif kabisa, bakarase maze ubundi babashe kuba bikomereza 5 kuri 5. Ndagusaba MC Alger to win. Brøndby na Midtjylland ni muri Denmark, ibintu birakomeye cyane. Copenhagen ni ya mbere ku mwanya, iri ku mwanya wa mbere mu mikino 31 bamaze gukina, hanyuma equipe ya Midtjylland iri ku mwanya wa 256, harimo difference y'amanota 4 na difference y'umukino umwe. Bivuze ngo gutsinda umukino kwa Midtjylland uyu mugoroba biraza kubahesha amahirwe yo kuba inota rimwe nyuma y'ikipe ya mbere. Hanyuma Brøndby nayo ni kurikira ku mwanya wa 3 mu bijyanye n'imikino yabahuje head to head kabisa. Statistics agwenya ko umukino uheruka equipe ya Brøndby yasanze Midtjylland mu rugo yitsinda ibitego 2-0. Brøndby yatsinze Midtjylland 5-1, Brøndby yatsinze Midtjylland 1-0, Brøndby yatsinze Midtjylland 2-0, Midtjylland yatsinze 2-1, Brøndby 3-2 plutôt, Brøndby itsinda 2-1. Urumva ko Brøndby byibuze ibifite icyizere ko nta na rimwe mu mikino nk'iri turebye yari yarangiza itabonye igitego. Uyu munsi nabwo rero ndaza kugusaba Brøndby to score 0.5 goals, cyangwa se icyo bita Brøndby kuza kuba ibona gorazo. Mu gihugu cya Russia kabisa, Russian Premier League, Lokomotiv Moscow iraza ko yakiriye equipe ya CSKA Moscow kabisa. Iyi match bikomeye cyane hariya mu mujyi wa Moscow. Ewana baraka derby kameze neza cyane. Gusa kano kanya ndaza kugusaba CSKA kuza kuba ibona igitego. Reka tuzamuke muri Israel Premiership kabisa. Beitar Jerusalem iraza kuba yakiriye Hapoel Beersheva iri ku mwanya wa 2 n'amanota 78, inganya n'ikipe ya mbere ya Maccabi Tel Aviv mu mikino 34 bamaze gukina. Hanyuma Hapoel Beitar Jerusalem yo iri ku mwanya wa 4 n'amanota 53. Ane agenda ane asigara, hano ibintu birakomeye n'ubundi gikombe baba bagihanganira. Hapoel Beersheva rero ndaza kuba ngusaba kuza kuyigura tuwene. Tuzamuke tuve aho ngaho tugende kuri match ya Maccabi Haifa na Maccabi Tel Aviv rero. Aba bavandimwe baraza kuba bareba yuko bakora win kabisa, cyangwa se gisa na win kugira ngo bakomeze bayobore urutonde rwa championnat, kuko n'ubundi gikombe cya championnat hano muri Israel Maccabi Tel Aviv bigomba kubikiraho 5 kuri 5. So uyu mukino nawe rero ndaza kugusaba Maccabi Tel Aviv kuza gutsinda umukino cyangwa se kubunganya. Match idafite ikivuze cyane mu gihugu cy'Ubwongereza, Brighton & Hove Albion iraza kuba yakira Liverpool. Nta kintu iyo match ivuze cyane kuko ntacyo byahindura ku rutonde rwa championnat. Nta movie yari yose yabaho pe, cyetse na Brighton gite moving gitigira minota 50 itsinzi ikajya 58 kafata umwanya wa 8, na utafite icyo imara ntiyawuvaho kuko iza kari ya karindwi ya Nottingham Forest yarabataye cyane. So ndumva
ndumva nta kintu kirimo hano cya danje muri no match kabisa. Liverpool ikikopo yaragitwaye. Liverpool Brighton nyine nk'ikipe mu rugo iri gusezera abafana, iraza kubihanganira ako kantu nyine ko kudatsindirwa mu rugo. So ndaza kugusaba Brighton to score over 0.5 goals cyangwa se igitego cya Brighton Hove Albion. Monami 0794486332 niyo nimero ushobora kutwandikiraho ukatubaza ibijyanye na groupe za VIP kabisa, maze ubundi tukabigusobanurira, ukatubaza amafaranga bisaba kwishyura, maze ubundi tukayakubwira, ubundi ukatujoininga 5 kuri 5 ukajya wibonera nawe pari ziba zizewe 5 ku kandi. Bye bye, man barinde, turi kumwe cyane, reka dusubire mu biganiro byacu biri imbere.